ariko mama hirwa n'ibintu biri gushakanyura n'ibiki ndagiye mama hirwa koko uragiye mama hirwa wangirira impuhwe koko uragiye koko usiganya umwana koko ndagiye mama hirwa ndagiye nta kubana n'umugabo w'impumyi mama hirwa koko uragiye mama hirwa wabariye koko mama hirwa ariko nakubwiye ngo ndambiwe kubana n'umugabo w'impumyi mama hirwa ndakwinginze mama ndumva uri gukabakaba ku bibambasi nk'icyumvu kigiye gufata umuntu wowe umwana wawe sigarana nawe ntabwo uri umugore wawe ndagiye dore ko nguyu sigarana na siko mwintesha umwanya ariko mama hirwa mama hirwa ndakwinginze sigarana na siko mama hirwa ndakwinginze rwose ariko mama hirwa n'uwo yamuzimu koko waguteye koko tutabanye nawe mama hirwa wangiriye impuhwe koko ndagiye bayi nta nubwo nkiri inyoko sigarana n'icyo kigabo kitabona cya siko ndagiye bayi Sonia cha hano mu gikari ngubwire mama ndetse babashinze bagiye banguka hano mu gikari mama kubera icyo nsize ceceka aho ngaho nawe ucara aho ngaho ubu turi mu rubike ceceka aho ngaho agusize utari kumureba se iyo umukurikira nundi kubera icyo njyewe mama nsize nyine nagusize se ngo urasaragiye nyine ariko mana waduhoye iki ko byibura ntunamereze ijisho rimwe ariko yewe none se kumva ari moto yaje umugabo wawe n'umushakashatsi pe ndi kwa moto yaje abayimo abantu benshi ntabwo wari ubizi se ko harimo abantu benshi yego mana shaka harimo abakozi benshi yampaye ribe nema da umugabo wawe ko ndi kubona umusizi hano nta kibazo ntabwo yagiye ariko madamu umugabo wanjye se uri kubona amuhetse uzi ikindi nguhamagariye ni igiki reba iyi mbuga uko isa ibi byatsi byose usabwe kubirandura ugakora isuku neza na hariya uriya mugenderano ugiye hariya kuri toilette hose ukahakora ejo nzave gusenga nsange isuku ari tayari yewe cyakora abagore murengwa nabi koko ngo iki madamu ngo iki umva nkubwire madamu ubu ngubu nta mwanya mfitanye n'impumyi umugabo w'impumyi nta mwanya mfitanye nawe ubu nafashe utwanjye nazinze utwanjye yewe ariko nyirabika uranshekesha koko naho ugeze kuvuga ngo umugabo wawe ni impumyi uzi naho agukuye ntabwo uzi aho agukuye aho hose ibyo byose bicaho si wowe ubikesha uzi ko nta n'isoni ugira yewe madamu umaze kugira kabiri imbere waje uruzingo none ubu ngubu ataye agaciro rero ari uko umaze kubyimbisha ibuno yewe ngo nkubwire rosa ubundi umugore nkanjye urabona ntarihenze umugabo w'impumyi nk'uriya umugore mwiza umugore uteye neza urabona nkwiranye n'iriya mpumyi ubu nta gahunda mfitanye nawe madamu niba umushaka genda umusange iyo ari cyangwa yizane muri atelier ndakwiyamye n'ikindi gihe gasopo bariya abagabo barimo kukoshya uzicuza kandi uzamukenera atakigushaka ngaho genda utorame muri abo bagabo bawe umva nk'umuntu n'ikindi gihe ndakwiyamye madamu murangwa nabi ndakwiyamye kubera iki mama ndashaka kubona hano hasa neza uri kubyumva none se
Mama uvugana n'Imana ngo ngutume. None si kubera ikumbajije gutyo. None si Marcia Ahame mutwara kabiri kangahe ngubwiye ko uyu mukobwa wawe nako iki kimuga cyawe kitagomba gusohoka hanze. Ntabwo uzi ko agomba guhera mu nzu. None si guhera mu nzu kigomba no kujya ndagisohora kikaza kikabagarana. Ureba ukundi imbuga yaraye tuzara tugaburira ikintu kimeze gutya kimwe gikivunja kiri mu ntono gusa kirya iby'ubusa. Ndabwo byoshoboka kije kirazana gitegetse guharura iyi mbuga kugenda uriya mugendana ugiye kuri wese hose kikahakora. Umva twumvikane kuko ngo nanakwica. Nizere ko ababare babashyitsi batigeze bakibonaho. Rumva twabika ikintu gikisi mu nzu kikajya kirya ibyo by'ubundi gusa. Oya iyo tugira Imana kikazana tuzirike imboga mbi ndiziva mu ngo nuko. Umva ugiye nanakwica ndamutse menye ko barabashyitsi bakibonye. Nizere ko batakibonye. Nakwica nizere ko nagicishije inyuma mu gikari nta numwe wakirabutwe. nako uretse